saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Yesu ashimwe cyane bene data, ndabaramukije mbifuriza amahoro y'Imana. Ni Marie Chantal nimugire baramutsa. Ndanezerewe ko tubonye umwanya mwiza nanone wo kuganira ijambo ry'Imana muri programme ya Saveur Divine. Reka dusenge. Data, tugushimiye ko mu migisha waduhaye igitangaza, nyuma yo kuduha Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu, muri we wamuduhayemo imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka, kandi tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe aho tuvoma imigisha y'igitangaza, aho duhurira nawe, aho tukumvira, aho tukubonera. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Tugushimiye umwuka wawe wera, umufasha mwiza. Haleluya. Ujye ufata ku byawe, ujye ufata ku ijambo ryawe, umutima utunga ubugingo akaduhaho, kandi akaduha kuryumva kugira ngo ritugirire umumaro. Turagushimiye n'uyu mwanya tugiye kuganira, ngwino ubane natwe utugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Muri iki cyumweru turimo kuganira ku ijambo riri mu Bafilipi ibice 3. Reka duhere ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14. Haravuga ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ahubwo kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Imana ishimwe. Iri jambo ni ijambo ryiza cyane, kandi ni ijambo ry'ubwenge, ni ijambo umukristo wese aryumvise risaba kwitonda ukumva icyo Pawulo yarimo kubwira Abafilipi. Ikintu cya mbere, Pawulo ni igitangaza, kandi gukizwa neza ni byiza. Nubwo yakoraga ibintu bitangaje, yandikiye abantu benshi, umwami Imana yamukoresheje ibintu bikomeye, ariko ntago yigeze abereka ko ari umuntu udasanzwe w'igitangaza. Oya, ahubwo no mu kuvuga ko yagize guca bugufi, arababwira ati aha mundeba, nanjye hari icyo ndimo guharanira, nanjye ntabwo ndamara gutunganywa rwose. Ariko ababwira amagambo y'uko abyifatamo. Avugira ijambo rivuga ngo mu ngamba yafashe harimo ibyo kudahoza amaso ku biri inyuma, ku byashize, ku byamunaniye, ku byamuciye intege, ku byamweretse ko adashoboye, kubimwibutsa ko kera yari urenganya intumwa, ko yari uwangaga Imana. No, ahubwo afata uyu mwanzuro wo kuvuga ngo ntera umugongo ibiri inyuma, mbikuraho amaso, mbikuraho umutima, ahubwo nkihuta ndeba ibiri imbere. Amen. Ni imwe mu ngamba yo kunesha. Kuko inyuma ahashize hawe cyangwa hanjye, usanga hari ibintu byabayemo bitari byiza, kandi Satani abikoresha cyane kugira ngo aguce intege, kugira ngo akwereke ko udakwiriye, kugira ngo akwereke ko wibeshya cyangwa ntuzanabishobora. Ariko Pawulo yaravuze ngo ibyo bintu ndabyibagirwa, ibyo bintu simbiha agaciro, ahubwo mfite aho ndimo kujya. Amen. Ni nk'umuntu uri mu masiganwa, kuba yarigeze gukora impanuka, kuba ataratsinze, kuba hari irushanwa yigeze kuba atatsinze cyangwa atabonyemo umudari, ntago bimubuza
iyo ari umukinnyi ufite icyo ashaka, ufite intego, ntabwo bimubuza kongera, ahubwo aravuga ati burya harya nari natsinzwe, byagenze gute, byari byabaye gute, akongera agahaguruka. Natwe mu buzima tubamo bwa buri munsi tujya duhura n'ibintu bikatugora, bikaturushya pe, wanakwireba mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana ugasanga hari aho watsinzwe, ariko umwami wacu arahari kugira ngo yongere aduhagurutse. Amen. Namara kuduhagurutsa twongera dukomeze kumukurikira kandi dufite intego yuko ku iherezo tuzaba banesheje rwose, tugahabwa ikamba ry'ubugingo, tugahabwa ubugingo. Amen. Kuko mu bintu byose tuzahabwa ibyo kurabagirana n'amakamba n'izina ruhishwa ritazwi n'umuntu wese, ibyo bintu byose byiza biriyo, ikibikuriye byose ni ubugingo buhoraho. Ikibikuriye ni uko uzaba turi kumwe n'umwami wacu mu ijuru. Haleluya. Rero ndanezerewe kumvira ijambo yavuze. Hari umugisha nagize muri iyi minsi wo kwiga, hari inyigisho turimo kwiga, ni inyigisho zigenewe abamama bakorera Imana. Ni inyigisho zivuga, harimo igice kivuga kuri iki kintu, kivuga ngo, hari ahantu nasomye haranezeza, haravuga ngo iyo umuntu adafite iyerekwa risobanutse ry'aho ajya, ahora asubiza, ahora ari mu byashize, ahora ari mu byamunaniye, ahora ari no mu byo yashoboye, ariko agahora ari umuntu uri mu gihe cyashize. Ariko umuntu ufite iyerekwa ry'imbere ry'ahagana, ry'ibyo agomba gukora bindi n'aho agiye, ntabwo ibiri inyuma byarangiye bimukerereza. Amen. Reka iri jambo natwe ritwigishe, wibaze ngo mbega uyu munsi ndacyibuka aho ndimo kujya, ndacyibuka umuhamagaro w'Imana, ndacyibuka ko ngomba gutungana rwose kugira ngo mbe nishimiwe n'umwami wanjye, ndacyibuka yuko ngomba gutungana umubiri wanjye n'ubugingo bwanjye n'umwuka ntibibeho umugayo. Imana idufashe. Aha Pawulo iri jambo yararitwibukije, arangije avuga ijambo rindi rikomeye rivuga ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Ndamaranira, ntabwo ari ibintu akora n'umwete, ntabwo ari ibintu akora uko abonye, ntabwo ari ibintu akora cyangwa akabireka, cyangwa ejo akongera akabikora ubundi akabireka, ahubwo yaravuze hano ijambo rikomeye, aravuga ngo ndamaranira. Ese bene data, ese turimo kumarana? Ese turimo kumaranira? Dushyizemo umwete mu gushaka Imana, mu kwezwa, mu gushaka kumva icyo Imana itubwira? Ese dushyizemo uyu mwete ku buryo twavuga natwe iri jambo ngo turimo kumaranira kugera aho dusiganirwa? Imana idufashe cyane. Ariko tubyibuke, ijambo ry'Imana riba rije kugira ngo ryongere ridukangure, ryongere riduhe imbaraga, tumenye ngo hari aho tugana. Umwami wacu aradutegereje. Yabwiye intumwa ze muri Yohana ibice 14, arabasezera, aravuga ngo aragiye, ariko arababwira ngo ngiye kubategurira aho namwe muzaba, kugira ngo aho ndi namwe tuzabaneyo. Rero umwami wacu aradutegereje, abera mu ijuru baradutegereje. Yesu ategereje cya gihe azadupresenta, azatwereka data, azatwereka ijuru n'abera bose, twese duhari, akavuga ngo dorabona apfiriye, abo ni njye nawe. Haleluya. Nuko reka twongere duhaguruke, reka twongere twibuke ko hari aho tugana, ko hari aho dutegerejwe. Amen. Kandi umwuka w'Imana, umufasha mwiza, tumusabe, tumwemerere kugira ngo atuyobore, kandi ibyo twibukije tumwumvire. Amen. Twumvise ijambo ry'Imana turyumvire, kuko umwami wacu watumwe na data ngo ni umuhamagaro w'Imana. Ibyo Yesu akora, ibyo umwuka wera tuyobora gukora uyu munsi, byose bibumbiye hamwe mu mugambi w'Imana w'igitangaza, mu rukundo rw'Imana rw'uko itugirira neza, kandi amaherezo tuzava muri iyi si y'imibabaro n'imiruho n'ibyaha n'ibindi bintu bibi bigoye, tugataha mu bwami bwa data. Haleluya.
ubu turahari mu migisha twahawe nuko twicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka mu ijuru, ariko noneho hari n'igihe byose tuzaba duhari n'ubugingo bwacu n'imibiri we yacu yahinduwe kuba mishya, kuko Yesu tuzamubona asa natwe niko tuzasa. Haleluya! Ibyo ni ibintu byiza. Amen. Kandi ngo abahinduriye ngo abantu ku bandi ku gukiranuka ngo bazarabagirana nk'inyenyeri. Hari ibintu byiza, hari ingororano, hari ibintu byiza bidutegereje bene data. Nuko reka twongere duhaguruke tumaranire kugera mu bwami bwa data, ngo tumuheshe icyubahiro kandi tubeho uko ashaka. Imana ibahe umugisha, muzagira icyumweru cyiza mukomeza gufashwa n'ubuntu bw'Imana, kandi ikiganza cyiza cy'Imana gikomeze kubabaho, kibarinde ikibi cyose mu izina rya Yesu. Amen.